Munyemere dushimire na worship team uyu munsi ko batubereye mu ari benshi. Surprise muri bya bintu bitanu byakoraga amavuta y'agaciro, navuga ngo amavuta y'agaciro yasigwaga, buri kimwe cyari gifite akamaro kacyo mu bintu bavangaga uko ari bitanu. Ariko hari kimwe muri byo cyakorwaga mu giti. Icyo giti ukuntu gikozwe cyose nta na kimwe cyacyo kibipfabusa, ari ibibabi byacyo, ari uruhu rw'igiti cyarwo, ari imizi yacyo, buri kantu kose kuri icyo giti n'akumumaro baragasya, byose bikaba iby'inyungu mu gushira muri ya mavuta. Bivuze ngo cyose uko cyakabaye. Rero hari umuntu ubuzima bwe atari ijwi gusa, atari imbaraga ze gusa, atari ubwenge gusa, wese yariteruye akishira mu giseke akavuga ngo Mana nje kubitura. Yesu ashimwe cyane. Abari online tubahaye ikaze, namwe Imana ibahe umugisha, mwakoze gutuninga in. Reka dukomeze mu ijambo ry'uyu mugoroba tugiye gusangira mu minota itari myinshi. Aho mperukira hano kuwa gatatu twavuze ku kintu, navugaga ku kintu gushorera imizi muri Kristo Yesu. Gushorera imizi muri Kristo Yesu ni ubuzima bwa gikristo bwa buri munsi bw'umukristo. Ubushize navuze ko bumwe mu buryo budufasha gushorera imizi muri Kristo ari ugushira ibyanditswe mu ngiro, gukora icyo ijambo ry'Imana rivuga. Apana kuryumva gusa, ahubwo kurishira mu bikorwa. Twabonye ko uryumva akarishira mu bikorwa amera nk'umunyabwenge wubatse inzu ye hehe? Ku rutare. Imivu igakubita, imvura ikagwa, ariko inzu ye igasigara ishikamye. Twabonye ko ushira ibyanditswe mu bikorwa ameze nk'umuntu wireba mu ndorerwamo, yamara kubona ikintu kiri mu maso ye cy'ikizinga akajya gukaraba akakivana mu maso ye. Naho udakora ijambo ry'Imana ngo ni uwireba mu ndorerwamo akareba ikibazo yari afite mu maso, akareba ingonera n'ibituna, akibagira ko mu kanya hari ikibazo yabonye, agahita agenda ajya kujya gusanganira abantu, ariko mu maso ye hadasa neza. Tubona ko ukora ibyanditswe, iyo turebye mu ijambo ry'Imana, riratumurikira rikatwereka ibyo dukwiye guhindura mu buzima bwacu. Twabishyira mu bikorwa, ubuzima bwacu bukarushaho gushorera imizi muri Kristo Yesu. Ku buryo aricyo gitandukanya umukristo ugenda akura mu Mana n'umukristo wanze gukura agasigara ahisemo kuba bebe mu bintu by'Imana. Uyu mugoroba ndakubwira ikindi kintu cy'ingenzi, nicyo tugiye kureba mu byanditswe byera muri Timoteyo wa mbere ibice 4 umurongo wa 7. Timoteyo wa mbere ibice 4 umurongo wa 7. Timoteyo wa mbere ibice 4 umurongo wa 7. Ariko kamere kuwa 6. Niwibutsa bene data ibyo uzaba ubaye umugabura mwiza w'ibya Kristo Yesu, utunzwe n'amagambo yo kwizera n'inyigisho nziza wakurikije. Ariko imigani itari iy'Imana n'iy'abakecuru ngiki? Imigani itari iki? Imigani itari iy'Imana n'iy'abakecuru. Ariko iy'abasaza yo iba hehe? Kamwe hari ikintu bifitanye hisa. Itari iy'Imana buriya n'iy'abasaza tu. Imigani itari y'iki? Itari iy'Imana hamwe n'iy'abakecuru. Ariko ubwo n'abakecuru batari by'Imana n'abasaza batari mu by'Imana. Imana ijye dufasha dusazire mu Mana mwabantu. Tujye dusazira mu ki? Mu Mana, kugira ngo tugire imigani y'Imana gusa. Dusaza n'imigani y'Imana. Hano batubwiye ngo ariko imigani itari iy'Imana n'iy'abakecuru ntukayemere, ahubwo witoze kubaha iki? Witoze kubaha Imana. Murongo wa 8. Kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, naho kubaha Imana kukagira umumaro kuri bingahe? Amazing iri mu Kinyarwanda ntabwo bavuga byinshi. Bavuga kuri bingahe? Yes, ni kuri byinshi byose. Kwitoza k'umubiri kugira umumaro mu bingahe?
muri biki. Mu Kinyarwanda bakavuga ngo kubaha Imana nako kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, naho kubaha Imana kukagira umumaro kuri byose. Bakavuga gutya ngo kuko gufite isezerano ku by'ubu bugingo bwa none n'ubuhe n'ubuzaza nabwo. Murongo w'ikenda, iryo jambo n'iryo kwizerwa kandi rikwiye kwemerwa rwose. Ngo iryo jambo ni iry'iki? N'iryo kwizerwa kandi rikwiye kwemerwa rwose. Naho Pawulo nuzenguruka mu byanditswe byera yakunze kwigisha afashe imfashanyigisho y'abantu yari arimo. Mu Bagiriki bari abantu bakunda imyitozo ngororangingo, bari abantu mu Bagiriki Athens niho na Olympics zavukiye, niho zatangiriye. Imikino Olympique yavukiye hariya. Amastade ya mbere y'amarushanwa yabereye hariya. Gusiganwa kw'amarushanwa muri stade ni hariya muri Athens niho babikoreraga. Rero yarebye muri culture bari barimo izwi cyane, ashakishamo imfashanyigisho, areba kuntu abantu iyo bajya mu marushanwa muraza gusanga ari mu kuvuga ngo kuko tudakirana n'abadafite kuko tudakirana, akavuga ku gukirana. Yarangiza akavuga ku kintu cyitwa kuko tudatera ibipfunsi nk'abahusha kubera boxing. Kukavuga ngo abandi bo ngo barushanwa basiganirwa amakamba yangirika, avuga ku basiganwa birukanka. Ariko twebweho yavuga hahandi mu Baheburayo 12 ubwo tugoswe n'igicucu cy'abame twiyambura ibito dusiganirwe kugira aho duhamagarirwa. Nabyo yatangaga imfashanyigisho yo gukora iki? Gusiganwa. Yerekana ko abantu bajya basiganwa, abantu birukanka bagira imyitozo. Ntabwo ushobora kubyuka mu gitondo ngo ufate akagare kawe ngo ugiye kujya muri UCI kurushanwa amagare from nowhere. Abajya kujya muri ayo marushanwa hari imyitozo baba bakoze idasanzwe. Abajya mu marushanwa ntabwo ushobora kubyuka mu gitondo ngo uvuge ngo nanjye ngiye muri kilometero do Kigali ngiye kwirukanka ubu nanjye siganwa ngo ndashaka igikombe from nowhere. Bari abantu babitoje. World Cup iratangiye, sibyo se? World Cup yatangiye, ibihugu bigiye kurwanira igikombe cy'isi. Ntabwo ushobora kuba uri umuntu wari uri aho ngaho gusa ngo ndumva ngo byajemo ngo nanjye ngiye kujya muri World Cup ngiye marushanwa. Hariya abantu kugira ngo bajye no kugira hariya hari qualification baba baciyemo, hari imyitozo y'umubiri. Ntago Bibiliya ivuze ngo imyitozo y'umubiri nta mumaro igira. Ubyumve neza. Bibiliya ntabwo ivuga ngo imyitozo y'umubiri igira nta mumaro igira. Ku buryo abakristo hari igihe babica n'amazi bakavuga ngo oya. Hari umukristo umwe babwiye ngo najye kwirukanka, akore siporo yo kwirukanka. Ngo nirukanka. Ariko njya kwirukanka harabyanga ati batise kubera iki? Ntareka ngo Bibiliya avuga ngo umunyabyaha niwe wirukanka nta kimwirukankana. Ndajya kwirukanka ndirukankanwa n'iki? Wabonye umuntu wirukanka nta kimwirukanka? Ariko n'ubunebwe bwamukoreshaga disi. Kuko iriya ni imyitozo. Ntabwo ari ngo nuko umuntu abahunze, ni imyitozo. Imyitozo y'umubiri igira umumaro muri bike, ituma umuntu aba afite. Ariko biravuga ngo imyitozo yo mu buryo bw'umwuka ngo igira umumaro muri bingahe? Muri byose. Bingahe? Byose. Iyo bashatse kwerekana uko imyitozo y'umubiri igira umumaro kuri uyu mubiri, kandi uyu mubiri ni uw'igihe cya none gusa disi. Hirya yaho ntabwo uyu mubiri tuzongera kuwambara. Ariko mwari mubizi ko uyu mubiri ari uwa hano ku isi. Umunsi bavuga ngo runaka avuye mu mwuka, kwa heri n'uwo mubiri expire date ya ruwo. Ibyo wawushoyemo byose, amafaranga wawushizemo, amavuta na parfum wayateye, byose expire date yabayeyo. Nuvuga ngo witoza ukawukoresha siporo, ukabakaganga, ukagira ibiganga ibitugu bikajya gukeka, ukajya ugenda ugira ngo bikuruje. Iyo birangiye izo siporo zose naho zirangiriye. Niyo mpamvu bivuga ngo bigira umumaro muri bike, kuko iyo birangiye aho birarangira. Ariko Bibiliya kuvuga ngo ariko iby'umwuka bigira umumaro muri bingahe? Muri byose. Kubera iki? Imyitozo y'umwuka ntabwo izagira umumaro tuvuye muri iyi si gusa. Imyitozo y'umwuka ifite n'umumaro tukiri hano, ikagira umumaro tugeze hariya. Niho Bibiliya ivuga ngo kuko imyitozo y'umubiri igira umumaro muri bike, ariko imyitozo y'umwuka umuntu ugiye gukura rero akagira agashora imizi muri Kristo, agira ibyo yitoza mu isi y'umwuka. Agira imigenzo
disciplines z'umwuka yitoza mu buzima bwe. Kandi izo discipline iyo bazivuga ngo imyitozo y'umwuka igira umumaro muri byose, ngo kuko igira umumaro mu gihe cya none, igira isezerano mu gihe cya none, ikagira n'isezerano mu gihe kizaza. Reka maze mbere ku rugero. Bibiliya tubwira mu Magalatiya ibice 5 umurongo wa 16. Reka tuhasome wumve. Magalatiya ibice 5 umurongo wa 16. Aravuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka akora iki? Yanga. Kandi umwuka yifuza ibyo kamere akora iki? Yanga. Kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka nimuba mukora iki? Mugitwarwa n'amategeko. Dore imirimo ya kamere iragaragara niyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke no gusenga ibishushanyo no kuroga no kwangana no gutongana n'ishyari n'umujinya n'amahane no kwitandukanya no kwirema ibice no kugomanwa no gusinda n'ibiganiro bimeze bite bibi n'ibindi bisa bityo. Ubwo byose ntabwo tubirondoye. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Nabyumvise, ariko uzi ko hari ibyanditswe ushobora gusoma ntunabwirize, ukabisoma warazi uti mwakira ijambo ry'Imana ukitahira kuko birisobanuye. Bibiliya avuga ngo muyoborwe n'umwuka w'Imana nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Bavuze imirimo ya kamere. Wasimbuka noneho murongo wa 22. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza ni ingeso nziza, ni ugukiranuka, ni ukugwa neza, ni ukwirinda. Bimeze bityo nta mategeko akora iki? Abihana. Ngo ba Kristo Yesu babambanye kamere n'irari ryabyo. Niba tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa n'iki? N'umwuka, twe kwifata uko tutari, twenderanya kandi tugirana amahari. Ndagira ngo birebe, iyo Bibiliya ivuze ngo imyitozo y'umwuka igira umumaro mu gihe cya none no mu gihe kizaza, wari uzi ko imbuto z'umwuka zitugira umumaro none ubu? Bibiliya ivuze ku mbuto z'umwuka, wumva amagambo bavuga, imbuto z'umwuka zigira uruhare runini mu kubaho neza kwa muntu. Nta gihombo kiri mu kuyoborwa n'umwuka wera, kuko si ibyo tuzahererwa ingororano gusa turi mu ijuru, ariko imbuto z'umwuka iyo uzirebye zigira umumaro mu buzima bwa none. Umuntu umwe niwe wigeze kuvuga ngo you can never say ngo you are spiritually mature and emotionally unstable. Ntabwo ushobora kuvuga ngo mu mwuka narakuze ariko mu marangamutima yawe ngo uhore uri umuntu ufite ibibazo, kuko ubuzima bwo mu mwuka buragaruka no mu buzima bw'iki? Bw'imibereho ya buri munsi cyangwa se mu marangamutima yacu. Iyo bavuze ku mbuto z'umwuka baravuga ngo imbuto z'umwuka nizi: ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro. Ufashe ibyo bintu, umuntu ufite urukundo akaba afite iki? Ibyishimo, akaba afite amahoro. Ibyo uzi ko hari indwara nyinshi bikiza. Iyo ujya kwa muganga bakubwira hari indwara zo mu mitsi, hari indwara zo mu gifu ziterwa n'agahinda gakabije. Na iyo umwuka wera aganje mu buzima bwacu agira impact muri emotions z'ubuzima bwacu. Imyitozo y'umwuka igira umumaro no mu buzima bwa none. Ni nayo mpamvu abantu bagira ibibazo by'ubuzima bw'amarangamutima bari hanze y'itorero n'abahura nabyo bari mu itorero biratandukana, kuko uri mu itorero agenda avurwa n'ijambo ry'Imana, ataravurwa na muganga. Hari icyo mwuka atangira gukora mu buzima bwe.
Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ni nayo mpamvu ingo ziri mu nzu y'Imana n'ingo zidahura n'ijambo ry'Imana iyo bahuye n'ibibazo uburyo bibakubita biratandukanye, kuko abari mu nzu y'Imana hari uruhare rw'ijambo ry'Imana mu kubungabunga ibyari bigiye gushwanyiza ubuzima bwabo. Imyitozo y'umwuka igira umumaro mu buzima bwa ryari bwa none ikazajya no mu gihe kizaza. Iyo bagiye bavuga ibi bintu byose bigenda by'imbuto z'umwuka, uraza gusanga ari ibintu bigira umumaro mu buzima bwawe. Wajya kureba imirimo ya kamere nayo ugasanga yica umuntu, apana mu gihe kizaza gusa, no muri kino gihe ubuzima bw'umuntu burapfapfana. Iyo batangiye kuvuga imirimo ya kamere, dore imirimo ya kamere iragaragara, niyi gusambana. Muzi gusambana ko ari icyaha ku Mana, ariko byica n'ubuzima bw'urimo. Bwica umuntu wihaye ubusambanyi, ubuzima bwe burangirika, bwangirika physically, bukangirika na emotionally, burangirika. Ababyihaye byangiza ubuzima bwabo. Kandi si ibijyamo igira ngo ni life, ngo barimo kurya life, ariko barimo barashwanyuka bashira. Iyo ugiye ukabona ngo gusambana, ngo gukora ibiteye isoni, ibiteye isoni byo nta nubwo bivuze muri global picture, ariko ni bigari. Abari mu gukora ibiteye isoni ni byinshi. Isi hano bariye karungu wa mugani, abantu basigaye bakora ibiteye isoni ku karubanda. Uzi ko mu bihugu by'i Burayi hari umunsi ngo wo kwambara ubusa uko umuntu yakavutse, bose bagafata amagare bakajya mu muhanda, abasaza n'abakecuru n'urubyiruko. Nagiye kubona mbona Abanyafurika bahuye nabyo batari babizi, batangira kwirukana abadayimoni, ngo batangira kubwira abantu bambaye ubusa, kandi bo bumva ari umunsi wabo wo kwambara ubusa. Abasaza n'abakecuru n'abana babo mu mihanda kaburimbo ku manywa yangu. Hai Burayi birahari ngo umunsi wo kwambara ubusa, uko bakavutse, ariko bakajya mu mujyi wose, ahubwo we wambaye imyenda bagasanga ni wafite ugize ikibazo. Ibiteye isoni bikaba byabaye bizima kuri bo, ariko ibyo ni ibiteye isoni. Hari n'ibikorerwa abantu batagara, ubwo ngabo bibiri ngo imitima yabo yabaye akahebwe kugira aho ikibi kuri bo cyabaye nomo. Ariko natwe tutaraba akahebwe, kuko hari igihe nagiye ahantu mu gihugu cy'amahanga, noneho nari kumwe n'abantu bo muri East Africa. Mu mugoroba baza kugira ngo baratembereye, bajya ahantu h'abantu imitima yabo habaye akahebwe. Bajya ahantu basohokeye basanga abantu bakora ibyo ngibyo, nakabare abantu basereva bambaye gusa uko bakavutse. Bashizemo indirimbo barabyina baza kubasereva. Umugabo yari umutanzania, aza yirukanga, yari umukristo, ariko nawe yihaye kujya kureba ibyo atagumye kujyamo. Agezeyo cyo kora bami nicyo cyangwa igaragaje ko ari n'umukristo. Bazanye bisi twari mu bya World Bank, yari projet ya World Bank, twagiye mu Bank Mondiale. None ngo mugoro baravuga ngo reka tubatembereze, ngo tubereke ngo ahantu hitwa ngo if not why not. Bavuze aho hantu, ngiye numva icyo kibazo bwonye cyonyine kinteye kumva ko ntabwo ari ahantu nkwiye kujya. Mbaza abantu baraseka, abo mbajije baraseka. Njya kubasaza bari abazamu b'iyo training institute twari turimo, babanza baraseka cyane. Ndabona ukuntu basetse, ngahita numva ko ibyo basetse ari ibintu bitari byiza. Baranguze kugiye ngo uraza kureba ko yakarebana bagaseka. Ndavuga nibibana abasaza basetse ntabwo ari byiza, mpitamo gusigara muri hotel. Abantu bajya muri bisi rero, bose bajyana kubatembereza, bajya kureba if not why not. Bageze bisi bayivuyemo, bajya kwinjira mu nzu, mu nyubako bagiyemo, basanze ari ahantu abantu bambaye ubusa. Sinzi ngo nanga ko muri Afrika babyita, ni bari ukumasura, ni bari biki simbizi. Umugabo amaso yamuramutukura, anarwa kwicara, kandi bajyanye n'iki na bisi, nta modoka afite, ntazi ntegereza abandi baze kugenda cyangwa nyendu. Ahita afata icyemezo, afata taxi voiture, aza yirukanga, aza kuri mu muryango wanjye, arakubita. Kandi nge narinzi ngo ni nge nyine wasigaye muri hotel, abandi bagiye, nta n'umuntu uzi. Numva arakubita James. Ndavuga ntuye nguyu yashatse kunyibasira, amenye ko bene wacu bose bagiye, ntago mwitaba. Ndanga James ayamwa, I am Humphrey, avuga izina rye. Numvise ijwi n'izina ndabihuza, avuga ni wa mugabo w'umutanzania. Nza kumukingurira, yinjira amaso yatukuye, arambwira ngo James, ngo I have seen hell, mbonye Gehinomu, mbonye kuzimu. Ndavuga umugabo agize ikibazo. Kuzimu ntago ayibonera ku isi,
What? Mbonye kuzimu, I have seen hell, I have seen hell. Ndavuga umugabo yahishuriwe se bimugenda ikigo. Namubwira banza wicara ahangaha, nibwo ambwiye experience ye. Aranje arambwira ngo noneho menye neza ko East Africa yose ikijijwe. We yumva ko ibintu yabonye muri kiriya gihugu. Aravuga ati East Africa yose ikoze iki? Irakijijwe. Ndabwira ni oya, ntabwo ikijijwe. Nuko wabonye ibigaragara ku mugaragaro, twebwe ibipagani birahahishwe. Rero iyo bavuze ibiteye isoni, hari ibiri ku mugaragaro, hari n'ibitari hehe ku mugaragaro. Noneho bwo umuntu afata agatelefone ke akajya mu cyumba cye, ibiteye isoni, if not why not, yibere muri telefone. Ntabwo ukeneye gufata imodoka cyangwa bisi ngo ujye if not why not. Ubu ngubu dore uhita ujya muri telefone yawe ukajya hehe if not why not, ukareba bambaye ubusa, ukareba bakora ubusa, ukabona basambana, byose muri telefone wabibona, muri iPad wabibona, muri laptop wabibona. Byabiri twavuga ngo umwana wamukingiranye mu gipangu ngo ntabwo azangirika, ubu yangirika atageze no muri saro, atakandagiye muri saro, nta gipango yuriye, nta saro yakandagiyemo, mu cyumba cye yangirikiramo. Bisaba iki rero? Kwitoza kubaha Imana. Yesu ashimwe cyane. Ukava ngo za televiziyo zose kashiho mashene gusa naya, ariko apfa kuba gifite agatelefone kari smart, akaba afite na internet, ahantu hose arahinjira ntacyo bamusabye. Ngo imirimo ya kamere harimo n'ibyiteye isoni, iyo ni imirimo y'iki? Ya kamere. Waruzi ko ibyo bizana addiction mu buzima bw'abantu bukangirika? Atarajya na Gehenomu, atarabuzwa no kujya mu ijuru, ku isi honyine ubuzima bwe bwangirizwa niyo addiction y'imyanda arimo aho ngaho. Ubuzima bwe burangirika. Uzi ko ibyo byangiza imitekerereze y'umuntu, bikangiriza ubuzima bw'urugo rwe, bikangiriza imikorere n'imibanire ye n'abantu, bimwica akiri ku isi, ataraba kuva mu mubiri. Imirimo ya kamere yica ubuzima bw'umuntu bwa hano bugaragara. Hari umugabo twaganiraga ambwira ukuntu yagiye mu bintu bya betting yayigiyemo, bamurya amafaranga, bamurya n'ayandi, noneho umutwe ugira gutya, akabonye kose atangira kwiguriza, atelefona abantu byose, agira addiction, bimutera depression, bamujyana kujya kuvurwa, ajya ku miti biturutse kuki? Kuri betting. Reka mbabwire, ibi bintu binyagwa by'ibyaha ntabwo byibuza umuntu kujya mu ijuru gusa, na hano ku isi abaho nabi. Uzi ukuntu birivuga ngo nta mahoro y'umunya, reka mbabwire, nta mahoro ari mu byaha pe. Iyo birivuze rero ngo kwitoza iby'umubiri bigira umumaro muri bike, ngo ariko kwitoza mu by'umwuka bigira umumaro muri byose, koko bigira umumaro hano bikazajya n'umumaro hakurya hariya. Yesu ashimwe cyane. Reka rero nkubwire wowe wakijijwe, ntuzatekereze ngo bari mu isi hari ibyo bakurushije. Rero abakiri batoya bagize amahirwe bagakizwa batarajya muri if not why not, bataraba kujya mu byaha, batarajya mu Rwanda, baba bumva yuko abandi bari isi hari ibyo babatanze. Hari n'ubwo ngo ariko wakijijwe iki ko ntabyo wari wakagira? Ubanza ury'isi, nurangiza uzagira ibyo wihana bihagije. Reka nkubwire, ugira amahirwe ukihana ugakizwa, utarajya mu byaha by'ubusambanyi, utarajya mu biteye isoni, utarajya mu businzi, utarajya mu matabi, utarajya mu kugomanwa, utarajya muri uwo mwanda wose, ukagira amahirwe ugakizwa utarabijyamo, uzahora uzamura amaboko himbaza Uwiteka. Ntabyo bakurushije umuruho. Bakurushije umuruho n'imitima ihora ibakira urubanza barwana nayo, kugira ngo ubuntu bw'Imana buzabigishe ko bababariwe. Kwitoza mu by'umwuka. Icyo twavuga ku byitoza mu by'umwuka, kamubwire ibintu bitatu. Icyambere nuko imyitozo y'umwuka iri personal, ntabwo ari ibya rusange. Ntabwo physical fitness y'umuntu ntibayimukorera. Ntabwo ndakora physical fitness ngo babe fit. Nta mituyu ngo ntera pompage numve ko nakomera. Ntibangaye babikora ngo shaka ngo ntera pompage numve ko na kabode kanje kagira gutya. Uteye pompage ni ukomera. Physical fitness is personal, na spiritual fitness is personal. Ntabwo ndajya mu masengesho ngo ukomere, ntabwo ndajya kurya ijambo ngo ukure. Hakuru wariye mwana w'Imana.
Yesu ashimwe cyane. Kimwe no kuntu iyo tubivuze ngo ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka wera. Impamvu bafata inzoga bakazigereranya no kuntu umwuka wera akora, si uko byose bikora kimwe, oya, bakweretse ko inzoga zo zikora iki? Zirakubaganisha. Ariko umwuka wera we ntabwo akubaganisha. Icyo akora hari ikintu byenda guhuriraho. Icyo bihuriraho ni iki? Hasinda uwanyoye. Ntabwo umwanywa ngo azigotomere wowe abe usinda. Hasinda uwanyoye. Bishatse kuvuga iki? N'umwuka hasinda uwanyoye. Huzura umwuka wera wamunyoye. Ntabwo umuntu ajya mu masengesho ngo ashake Imana ngo nawe ufate mituyu, nanjye mituyu ya mwuka wera, nanjye ngendeye gutya. Ntabwo bibaho. Imyitozo y'umwuka ni wowe, iri pasono. Yesu ashimwe cyane. Ubuzima bw'umwuka buri muntu agomba kubyumva ko biri pasono. Jya mwija gusoma ijambo, bigire pasono. Ujye uvuga ngo nashima Imana. Hari abantu bavuga uhora ubuhamya bavuga ngo mfite mama usenga, mfite papa usenga, wadasenga. Ntaho bikugiye kugeza niba wowe utitoza iby'umwuka. Niba barasenze, icyo bakumarira ni ukugukundisha gusenga, ugatangira gusenga. Icyo bakumarira, hari n'abajya kurambagiza abakobwa b'abandi. Bamwe ngo urakire ngo yewe ngo mama asenga amasengesho ndayagenderaho. Ngo ngenda ku masengesho ya mama. Wowe urasenga ngo urakijwe se? Ngo ceceka ngo papa nguzayo yasenze sha. Ngo papa arasenga. Ntabwo uzagera ku masengesho ya papa. Spiritual exercise ziri personal. Nkuko na physical exercise ziri personal. Itoze iby'umwuka, itoze gusoma ijambo, itoze kwigusenga, itoze kujya guterana, guhaguruka ukagenda ujya gutera. Imyitozo y'umwuka igira umumaro muri bingahe? Muri byose. Ariko iyo myitozo y'umwuka iri cyambere, iri personal. Iri personal. N'umugabo ntukavuge ngo madamu wanjye arasenga cyane. Ngiye mfite madamu usenga. Yesu nkeneye gusenga kabisa, mucungiyeho. Hari umugabo umwe yari afite chantier, abakozi baramutega, yari yananiwe kubishura amafaranga, adaheruka kubishura. Baramureba bati boss uyu nguyu kugira ngo aze kwetuba amafaranga katumukina gakino. Baragenda bafata igikeri, bafata agacuma, baragakatamo kabiri, munsi bashiramo igikeri, agacuma bagatwikiriza igikeri, bakubita gutya igikeri kigasimbuka, agacuma kakagira gutya. None umwe aravuga ati boss ngwinure. Agacuma kace, wabibonye ibyo baguteze? Ariruka nusubira ati abantu babandi baha amafaranga n'utabaha amafaranga do wabibonye? Ariruka ngabazagera iriya, aranje agaruka. Avuga ati tu ntacyo muri buntware, madamu wanjye arasenga. Umugabo rwiyemeza mirimo wese acungiye ku masengesho ya madamu. Uzi kubaka inzu ukayivana muri fondation ukayigeza mu kirere, utazi uko bapfukama ngo basenge. Uracungira ku isengesho rya madamu. Wabuze iki? Ni amava afite udafite, ni bibiri ugira atagira. Ni iki kikubujije gusenga usibye ubunebwe? None utangiye gutinya ibiceri, utangiye gutinya ubuntuza, ubucuma, uti madamu arasenga. Wasenze ari wowe. Hari abantu ajya usanga we spiritual exercise ziri personal. Yesu ashimwe cyane. Tugira umwete wo kwitoza iby'umwuka. Bwana sifiwe sana. Ntuvuge ngo abandi barangirayo, nta batagatifu bari bukugireyo, ntabwo ari runaka uri bukugireyo. Ni umwanya we. Gira umuco, jya mwikunda gusoma ijambo. Iyo tuvuze ngo mu gitondo turabyuka mu rukerera saa 11 kuwa kabiri no kuwa kane, tukajya kuri Zoom tugatangira tugasenga. Tangira wigishe gushaka za mega, kufite za WhatsApp, ufite za YouTube, zireba inzenya zose uzikuzireba. Wabuze amaminute y'isaha imwe yo kuva saa 11 kugera saa 12 ngucomekeho usengane n'abandi. Bisaba imyitozo. Ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga yabuze, ni imyitozo. Unaniwe kuvuga ngo kamve ku kazi nirukanke njye kuri potazi handi njye mu materaniro gusoma, kwigana n'abandi n'ijambo, gusengana n'abandi. Unanijwe n'iki? Imisozi wagenze ujya mu buyede no mu buki no mu bufundi no gushaka akazi no gushaka ibiraka no gushaka ibinibi no guhaha, aho wazengurutse inzira igana ku rusengero niyikunaniye. Imyitozo y'umwuka iri personal. Yitoze uvuge ngo ngiye muri fellowship. Yesu ashimwe cyane. Tugira ibyo twitoza. Bariya bitoza iby'umubiri, bagakora za pompaje, bakabira ibyuya, ngo icyo baharanira ari bya none bizarangira. Ariko abitoza mu by'umwuka bitoza kubw'ibigihe cya none n'igihe kizaza. Yesu ashimwe cyane. Nuko biri personal. Yesu ashimwe cyane. Icya kabiri bifitemo umumaro,
nuko ntabwo ari ibintu nk'uko wizihiriza Noheli rimwe mu mwaka. Ni ibintu biri progressive, ni ibintu biri continuous, ni ibintu bihinduka habit, ni ibintu bihinduka ubuzima. Utavuga ngo bana twarasenze sha muri 75 twarasenze, oya, ni ubuzima buri continuous. Spiritual exercise zihora ziba zikomeza, ziri ongoing. Hanyuma icyanyuma nuko zigira umumaro mu gihe cya none no mu gihe kizaza. Yesu ashimwe cyane. Bimwe mu bintu twakwitoza ni nk'iki ku bantu b'Imana, mu bintu biri spiritual dukoma kwitoza. Kambabwira ikintu kimwe tugisoreze uri no joro, kugitekerezaho no kugikora mu bikorwa. Kimwe mu bintu tugomba kwitoza ni ukwitoza kugira a pure motive, kugira motifu nziza, gukorana ibintu umutima uboneye, gukorana ibintu umutima uboneye. Icyo ni ikintu umukristo agomba kwitoza, gukora ibyo dukora. Umva, ku Mana ibyo dukora si byo by'agaciro, ahubwo impamvu twabikoze niyo y'agaciro. Murimo byumva? Ku Mana icyo ukoze si cyo gifite uburemere, ahubwo impamvu ugikoze niyo ifite uburemere. Rero umuntu ushaka kuba umuntu washoye imizi muri Kristo yitoza gukorana ibintu na motifu iri pure, umutima uboneye mu byo akora byose. Umutima uboneye. Iyo hatari mu mutima uboneye, ibyo dukora bisa nka théâtre imbere y'Imana. Ibyo dukora bisa nk'imikino itagira umumaro iyo tubikora tudafite umutima uboneye. Ni iby'agaciro mu bintu by'abana b'Imana guhora iteka usuzuma umutima ukoranye ibintu, bikoranye umutima uboneye, koko icyo gihindura, giha agaciro n'uburemere ibyo wakoze byose. Navuga iki se? Ibyo dukora mu nzu y'Imana byose, yewe ariko kose a pure motive tubikoranye. Niyo mpamvu mu gitabo cy'Abakolosayi ibice 3, Abakolosayi ibice 3 umurongo, niyo watangira ku murongo wawe wa mbere, baravuga ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, ngo mujye mushaka ibiri hejuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana, ngo mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekanwe nawe muri mu bwiza. Murongo wa 5, nuko noneho mwice ingeso zanyu z'iby'isi, gusambana no gukora ibiteye isoni, no kugira no kurigira no kurarikira n'imyifurize yose ariyo gusenga ibigirwamana. Ibyo nibyo bizanira umujinya w'Imana abatumvira. Kandi namwe mwabihoragamo kera ubwo mwahoraga muri byo, ariko none mwiyambure ibi byose: umujinya n'uburakari n'igomwa no gutukana, kandi ntihakagire amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu. Nimukabeshane ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye, mukambara umuntu musha uhindurirwa musha kugira ngo agire ubwenge, kandi ngo ase n'ishusho y'iyamuremye. Iyo dusimbutse noneho tukaza kujya nshatse kubanza guhera aho ngaho, dusimbuke tujye ku murongo 23. Ibyo mukora bingahe byose mubikore mubikuye hehe? Ku mutima, nk'abakorera shobuja mukuru badakorera abantu, muzi yuko muzagororerwa nawe muhawe wa murage, kuko mukorera shobuja mukuru ari we nde? Kristo. Reka nkubwire igifasha umuntu kugira icyitwa pure motifu nziza, gukorana ikintu umutima uboneye, ni ugukora ikintu ubona ko uri mu kugikorera Kristo. Yesu ashimwe cyane. Icyo gitunganya ibintu byose muri motive yacu, kuko uzi ko Kristo utamufunga agatambaro ku maso, ibyo ukora byose azi impamvu bikoze. Nujya gutanga amafaranga mu kibo, reba Kristo aguhagaze imbere uri mu kumuhereza, wari uzi ko hari ayo utamuha? Kuko uzi ko aza ayo usigaranye hari ayo utamuha. Nujya gutanga, reba kuha Kristo, nubwo uri mu gufasha abantu. Kubera iki se? Kuko Bibiliya iravuga ngo
azavuga ngo nari nambaye ubusa mukora iki? Muranyambika. Nari nshonje murangaburira. Nari kwa muganga muransura. Nari muri prison muransura. Ngo bavuga ngo ni ryari twabigukoreye? Ngo azavuga ngo umunsi mwabikoreraga babandi nige mwabikoreye. Bivuze ngo uwabikoranye motive abiha Yesu yabikoranye pure motive. Waba ubizi utabizi niko biba bimeze. Yesu ashimwe cyane. Gusuzuma motive zacu tukitoza kujya tuvuga iyo ngiye gukora ikintu nimanika amaboko ndayamanikira ngo bambone, iyo ndi mu kuririmba nkabyina ndasa nk'uri mu kabyino ushaka kwemeza abantu bari imbere yanjye cyangwa ndabyinira umwami w'abami. Iyo utangiye kujya ukora ibintu with pure motive uba uri mu gushora imizi muri Kristo. Yesu ashimwe cyane. Niba ufashije umwana, question motive ni iyihe? Kuko hari abafasha umwana wa runaka wishoboye kuko nanjye ashobora kuzambonera akazi k'umwana wanjye. Hagati urumva motive ibaye ni nko kugurana. Kafasha uyu muntu ntiwamenya wasanga ariwe batoreye kuba umukuru w'umudugudu wacu ejo bundi nkazabona bifashije ibi nibi. Hagati aho motive yagarukiye aho. Igihe cyose ukora ukorera abantu utakaje motive, ariko nukora ukorera Imana ukoreye motive nzima. Ngo icyo ukora kingahe byose ubikora ukorera nde? Kristo. Waruzi ko iyo ukoranye n'iyo motive ntawe ushobora gukomeretswa na motive nzima iyo yakoreye Kristo. Abantu benshi ntago bakomerekejwe nuko Imana itabashimiye, bakomerekejwe nuko abantu batabashimiye, bakomerekejwe nuko abantu batabonye neza ibyo bakoze, byarabakomerekeje. Ariko wakoranye motive yo gukorera Imana ntashobora gukomereka, kuko azi ngo amaherezo Imana izangororera. Yesu ashimwe cyane. Mu bantu bamaze kugenda bakura ni umuntu umaze kugera kuri point motive akoze ibyo akora ayikorera nde? Ayikorera Kristo. Urazinduka ukakora mu gicuku, wakumva response z'abantu zidatayenze courage, ugasigara ukiguwe neza kuko wakoreye yakubonye. Ariko ababikora abantu babashime birabasitaza, byabasitaza bamwe bakanatongana. Sinjye wazanye amasima yose yubatse ruriya rusengero, none nta nuransura, nta nuzi naho nta wayahaganda ayo masima. Abo wayahaye nibagusure. Ariko akankubwira ikintu cyiza, niba warayahaye Imana nutanasurwa nabo uzasurwa nabo ngo batazi, kuko Imana ikoresha abantu. Yesu ashimwe cyane. Ariko mu mutima uranyurwa kuko uzi ngo nabikore. Umukristo ugeze aho ngaho rero no muri society ntabwo apfa gusitara. Abantu usanga yasitariye muri departement akajya muri nayo ikamusitaza, mbese agenda hose amadepartement yose yasitayemo, hano yagushije amazuru, hano yasitazino, hari rutoki rwa hasitari, ubuzima bw'umwuka bwose bwasitaye ahantu hose, kuko abani bambwiye uku, abani babonye ibi, abani bagize gutya. Ariko umaze kugira ahantu motive ye ari mu guha Imana, umurimo we arakorera Imana, gukunda kwe kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana abikorera agira ngo Kristo uri mu ijuru ahabwe ikuzo. Bene uwo bari mu kugera shora imizi. Yesu ashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Kandi nyuma ibyiza bikazamugeraho mu buryo utatekereza.